byararangiye rwose kuko niba wiyita ko ukiri muto kandi ujijutse kurusha mama ndumva utaguma mu mpaka z'amarozi rwose. Arewe ariko Anyesi tukabireka gutyo se gusa ukuri kutagiye hagaragara. ukuri nyabagizi urashaka se ko bagufatana amarozi mwarogesheje umwana wanjye? Uzayagaragaze, hari imbabazi ngusabye. Ibyo mwabiretse koko sori. Icyangombwa se uko nakize ndi muzima. Umva nye urubwa nyoko yatwambitse urumva byarangirira aho ngaho koko nkaho nta cyabaye. None se nyine kubizi ko ntacyo wakoze ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo gisigaye si ikindi nicyo gushyira ahagaragara ukuri ku byabaye abantu bakabimenya. None se cyabaye ko ari uburwayi hari utarwara? Arewe kutavuga se ko uburwayi bwatewe n'ibirozi nyoko yari yaguhaye ngo ujye kuroga Chris mu rugo iwe wahagera maze rero akabigutesha bikarangira ari we bigarutse. Bivuge nabyo. Gabanya sori gabanya. Ndabasuhuje bakunzi bacu ndetse bakunzi b'ikinamico Urunana. Ni ikinamico mutegurirwa n'umushinga Urunana Development Fund. Ngira ngo rero murabibona ahantu Urunana rugeze. I Nyarurembo hari umwuka utameze neza cyane rwose. Ngira ngo mwabyumvishije ibyo witwa Sorina ndetse na Rangwida barimo batongana bashinjanya amarozi cyangwa se bashinjanya kujya mu bapfumu. Uwitwa Rangwida murabizi yuko ari we wamanje kuvuga yuko Sorina uyu nguyu ndetse n'uwitwa Leya aribo bamurogeye umwana bagatuma umwana we rwose arwara cyane akaremba. Ari we uwo mwana ari we Anyesi. Ariko nanone uwitwa Sorina yaje kubaburanya ababwira ati ahubwo amarozi mwafashe mwari mugiye gushyira uwitwa Chris. Uyu nguyu Rangwida yaragiye guhereza ngo Anyesi yarahereje Anyesi amarozi ngo ayashyire uwitwa Chris. Noneho Leya we amutangirira mu muryango kugira ngo atayageza kuri Chris. None ngo byarangiye bimugarutse ari nabyo byatumye ajya mu bitaro. Urumva rero rwose umwuka uhari ntago ari mwiza cyane. Ariko nanone kubera yuko Anyesi yari ari kubona bari ku rusengero ndetse akaba ari n'umukobwa udakunda amatiku cyane, yahise avuga ati rero njyewe ndabasize ndigendeye ntago nshoboye kuba natonganira namwe hano ku rusengero. Ati mama njyewe ndagusize ndigendeye, niba nawe ubishaka ngwino tuve muri aya matiku twigendere. Ariko Rangwida we urabizi iby'abakecuru ntago yagenda atakubwiye akari murori rwose. Yicaye rwose abwira uwitwa Sorina ndetse amuha ikinyarwanda rwose. Urabizi abakecuru iyo bahuye batumvikana rwose barashishorana bishoboka. Nkwibutsa wowe tugeranye kuri uyu munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ukaba utararikandaho urikandeho ubundi ujye no muri comment utubwire ese urabona gute iyi saga yo muri Nyarurembo rwose. Tugaruke ku ruhande rwa Pascal ndetse n'umugore we mukobwa Jana. Ngira ngo mwabyumvishe ko Pascal yagiye rwose kugisha inama uwitwa Bushombe. Amugisha inama aramubwira ati ni gute namenya umuntu wateye inda umugore wanjye mukobwa Jana, ko mbizi neza yuko iriya nda atari yanjye kubera yuko nari narasinye yuko ntazongera kubyara. N'abana mfite ubu ngubu byananiye kubona icyo mbatungisha. Ese urumva njyewe nari bwongere kuba nabyarana na mukobwa Jana? Ati kandi nanone njyewe ndimo ndakeka yuko iyi nda yaba yarayikuye kuri iriya shansiye mwakoragaho rwose. Ahubwo wowe wangira inama cyangwa se ukamfasha iperereza ukaba wambwira umuntu bamaze iminsi bacudikanye bari gukora hariya muri iriya shansiye. Ariko nanone uwitwa Muganga Shyaka ndetse na Devota baramutse babwiza ukuri mukobwa Jana ndetse n'umugabo we. Bababwira bati ibi bintu muba mutoza abana banyu ntago ari sawa. Ibintu byo kuzindukira ku ngo z'abantu cyangwa se ku miryango y'abantu barimo babasaba ibiryo. Ese mwebwe ntago mwabasha kuba mwabagaburira cyangwa se ngo mubashe kuba mwakorera nayo mafaranga mubahahire? Ibi bintu rwose bizatuma bakurana umuco mubi wo gusabiriza ndetse bajye banga no gukora. Ibi bintu mubibaceho rwose.
abandi bakababwira bati ese ko twebwe tuba twabuze nayo kunywera rwose, tukaba twabuze nayo kuba twagaburira abana bacu, uba muba mubona yuko ari twebwe tuyafite. Nuko Shyaka arababwira ati ese ko tubona buri munsi mutaha mwasinze, ayo munywera yo muyakura hehe? Ntago ari amafaranga yagira icyo amara mu rugo. Noneho Pascal aravuga ati ese buriya Shyaka 1000 cyangwa se 500 unywera, ndetse na mukobwa jana nawe akanywera 500, urumva ayo ngayo ari amafaranga menshi cyane ku buryo ariyo yakakwiye kuba yaradukijije rwose. Noneho Shyaka aramubwira ati ese wa mugabo we, icyo 1000 cyo munywera cyo ntago cyagira ikintu kimara mu rugo. Ati ubundi uramutse utayanywereye mu mwaka ntago waba umaze kubika amafaranga 365. Urumva atari amafaranga menshi cyane rwose. Urumva ukuntu yahise amukorera imibare rwose, ku munsi agiye abika icyo 1000 anywera yazagera umwaka afite ayo mafaranga yose 365. Ariko Pascal na mukobwa jana ntago rwose, ntago banoga. Bari abantu ukuntu nababonye ntago bashobora kureka inzoga, ntibishoboka. Nta nubwo banarara batarinyweye rwose. Icupa bararikunda cyane, ndetse nta na kimwe babitayeho iyo bagiye kunywa icupa. Ngayo nguko, ese ibyabo bizaherera he? Ariko nanone wowe tugeranye kuri uyu munota, ukaba ukidukurikiranye, ukaba ureba iryo jambo ryanditseho subscribe, ukaba utararikandaho, ndagusabye rwose, ndakwinginze rikandeho, ubundi ube uduhaye inkunga ikomeye cyane. Ndetse ujye no muri comment ube watubwira niki wumva wowe utekereza kuri iyi kinamico Urunana ahantu igeze ahangaha. Rwose ibintu bikomeje kugenda bigorana i Nyarurembo, haba ku rugamba ruhuje abantu batatu, haba uwitwa Leya, uwitwa Anyensi ndetse na Chris, uko ari batatu rwose bombi barareba n'ayingwe. Harimo umuntu umwe ugomba kuvamo, abandi bagakomeza. Ese ninde uzavamo? No witwa Leya cyangwa se no witwa Anyensi? Ibyo nabyo ni ibintu dutegerejanye amatsiko rwose. Ariko ngira ngo murabizi Chris uwo ajya agirira agatima rwose ni umuntu witwa Anyensi. Ariko nanone Chris kuba yahakanira uwitwa Leya, kandi Leya amuba hafi mu bintu byose, biramugora nawe rwose. Kugeza n'ubwo Leya yagiye kubwira uwitwa Sorina, amubwira ati umutego nateze Chris yarawusimbutse, atahubwo njyewe ntangiye no kugenda mbivamo rwose. Ushobora gusanga Chris isake itabika. Ese ibi bintu nibyo koko? Reka turebe. Kubera ko uburyo Leya yabisobanuyemo, njyewe ndi kumva nta shingiro ryo kuvuga ngo isake ntibika kuri Chris, kubera yuko Chris ibintu byose akora abikora ku murongo, nta kintu na kimwe kijya kimutungura. Ndetse ni ibintu bigerageje kumutunguriraho ntago ajya abiha umwanya rwose. Bivuze ngo rero kuba Chris yari bujye muri douche, umukobwa ngo ni Leya akamusangamo batabyumvikanye, ni ibintu rwose Chris yagombaga kuba yahita ashyira ku ruhande. Niyo mpamvu Chris yahise asohoka ava muri douche iyo mu nzu, aragenda ajya kogera muri douche yo hanze, kugira ngo atareba umukobwa ngo ni Leya, ndetse bakaba bakora amahano. Nibyo bintu Chris yirinze. Ariko Leya we yahise yanzura yuko uwitwa Chris isake itabika. Ariko nanone njyewe uko nabivuga, Leya aribeshya cyane rwose. Ahubwo nahame hamwe uwitwa Anyensi amuryanira inamba rwose, ndetse azakore n'ubukwe mu maso ye bareba bose. Uwitwa Sorina ndetse n'uwitwa Leya, ubugambanyi bwabo ndetse n'amagambo yabo mabi bavuze ku witwa Anyensi bazayicuza barimo babona umukobwa yambaye agatimba ahagararanye n'uwitwa Chris bagiye gusezerana rwose.
bose bazarira, ndetse sinzi ukuntu Leya azaba ameze noneho niba atazasara simbizi. Ese ubundi wowe uri kutwumva, twandikire muri komenti utubwire ni iyihe nama ubona wagira uyu mukobwa ngo ni Leya, umukobwa uri gushaka kwitambika mu rukundo rw'uwitwa Anyensi ndetse n'uwitwa Chris. Ese ababona Chris amukunda cyangwa se n'uguhatiriza? Ese ibi bintu byo guhatiriza Chris ababona bizamugwa amahoro? Mujye muri komenti noneho mumugire inama, ndetse mujye no ku ruhande rwa Chris nawe mumugire inama, mumubwire ibyo amubona agomba kuba yakora kugira ngo yirinde ibi bigeragezo bizanwa n'uyu mukobwa ngo ni Leya. Ndetse mube mwajya no ku rundi ruhande rwa Anyensi nawe mumugire inama y'uburyo yabyitwaramo kugira ngo Chris wiwe batamumutwara. Rwose ndagira ngo hano dutange inama, dutange urubuga rwose, dutange inama kuri aba bantu bombi, tubahereze inama noneho ubutaha bazazikurikize niba ari abantu babyumva. Mbibutsa no gukora subscribe mwebwe mutarayikora, ndetse mboneraho kuba nanabashimira, ndetse mbabwira ni Imana ibaho umugisha mwebwe twabanye. Ariko nanone niba mushaka kumenya amazina y'aba bakinnyi cyangwa se amasura y'aba bakinnyi bakina mu ikinamico Urunana, mutwandikiraho muri komenti, ndetse mugende mudusaba buri muntu, turaza kugenda tubabereka umwe kuri umwe kugeza bose barangiye, duhereye kuri aba ngaba ba Chris, tukagera kuri Anyensi n'uwitwa Leya, tugakomeza no ku bandi ndetse n'abakinyemo mbere bakaba bavamo, ndetse turaza kuba twababagarurira tubabereke rwose. Abafite amatsiko yo kubamenya muzabamenya. Turabakunda cyane. Urunana, ikinamico Urunana nakagaruka. Ciao ciao.